Mwiriwe neza nshuti zacu za Pare na Marene, twongeye kubasuza cyane, turabakunda cyane, muri abantu beza, mutwitaho, mutugira inama nziza, nukuri twaranezerewe cyane kubagira muri uru rugendo n'iby'agaciro. Mugubwe neza rero, muri aka kanya turi kumwe na Pare, nanjye Marene musanzwe munzi, Uwera Florence. Pare? Okay, arakoze cyane Marene w'Abanyarwanda. Tubahaye ikaze rwose kuri no channel yacu, kuri runo rubuga rwacu. Twabageneye kugira ngo tujye tuganira byinshi, duhana inama, duhana ibitekerezo, kuko murabizi ko umutwe umwe wigira inama yo gusara, ariko iyo tuganiriye turi benshi tugafata ibitekerezo byanjye, bya Marene, ibitekerezo byawe, izindi mpuguke, hari icyo bigenda bitanga. Marene rero uyu munsi nkuko bisanzwe mu gaseke twabateguriye iki abakunzi bacu? Mu gaseke uyu munsi twabateguriye umugabo mwiza ni umugabo umeze ute? Umugabo mwiza ni umugabo umeze gute? Ubundi mbere na mbere umugabo tutaravuga umugabo ni iki? Umugabo iyo tugeze muri famille tubona yuko umugabo niwe chef d'orchestre cyane, niwe chef w'umuryango. Undi niwe boss. Niko twabivuga, ariko ntihagije, kuko nicyo cyatumye Imana imaze kumurema yabonye yuko atazabaho wenyine, we wenyine ntacyo yakimarira, ntacyo yageraho. Rero Imana imuremera umufasha umukwiriye. Uwo mufasha umukwiriye rero niwe mugabo. Tumaze iminsi rero dukora ku biganiro twigisha siritu kuba taragera mu ngo, na abakobwa 17 ubwoko bw'abakobwa 7 wakirinda mu gihe uri gutereta, ubwoko bw'abahungu 7 wakirinda igihe uri gutereta. Eske kugira ngo noneho umuntu agere ku rugero rwa mariage yakirinda iki, yagera kuki? So ibyo rero twarabirenze. Bakakanya ndakeka mwarize mwarafashe, nananenga abavandimwe bacu, mwebwe muza bugakora pa ikiganiro ntukirangize. Ndagushishikariza kujya wumva ibiganiro byacu byose, kuko niho uzakuramo inama zose, niho uzakuramo inama muri ubu buzima ni up and down. Buri wese rero uyu munsi nimba wumvisha ibyiza by'umukobwa, ejo ntumve n'ibyiza by'umuhungu, nta kintu uzaba wumvisha, kuko turi mu isi turi mu isi y'ibice bibiri. Isi y'ibifatika, ibi tubona, noneho hari n'isi y'ibidafatika, ibyo tutabona twizereramo, tugenderamo, twumva iki. Ubwo rero ni ibintu tugomba kwihanganamo, tukajya tubigendanamo neza. Nkuko rero twababwiye umugabo n'umugore. Ubundi umugabo ni iki? Umugore atandukaniye he n'umugore? Imana yaremye umugabo, irangije igira n'inshingano imuha. Irangije kumuha izo nshingano, vuga ati yarangije kumuha izo nshingano, irema n'umugore nawe imuha nawe inshingano. Nyuma nkuko mwabyumva, nkuko mubizi abasoma Bible, nyuma yo gukora icyaha, Imana yabwiye umugabo ati uzajya utunga famille yawe wiyushya kuya, hanyuma nawe mugore uzajya ubyara ubabaye. Rero isi turimo, isi ya none ifite ikibazo cy'abagabo batakiri mu byimbo, batakiri abagabo nyakuri, batari mu mwanya w'abagabo, kitwa izina ry'ubugabo ariko nta mugabo ukurimo. Indangamuntu yawe yanditseho gabo, ni benshi rwose urababona mu muhanda indangamuntu zanditseho gabo, ariko ugasanga ntabwo ari gufata inshingano ze nk'umugabo uko biteye. Mu by'ukuri mu mimerere y'umugabo, umugabo ubundi igitandukanya umugabo n'umugore scientifiquement, muri science hari amahormone bita testosterone agena imiterere y'umugabo n'imimerere y'umugabo. Muri ayo mahormone, muri iyo substance chimique cyangwa se muri iyo miterere y'umugabo, Imana yanategetse, inateganya nuko umugabo azitwara kuva akiri umwana mutoya. Umugabo azakura, azaba umwana, namara gukura avuke atandukanye n'umugore mu mico no mu myitwarire. Twebwe rero abagabo twaremewe kuyobora famille, twaremewe inshingano z'umugabo za mbere ni ukurinda
umuryango we, ntihagire ikintu na kimwe kiva hanze y'umuryango, kiva hanze ngo kize cyangize famiye ye, kize nyine ni ukwirinda mu buryo bwose, que ça soit mu buryo buri spirituel n'uburyo buri physique. Ni ukuvuga ngo wowe umugabo, nimba udatoje umwana n'umugore wawe ngo umutoze inzira yo gusenga, bizagorana yuko ba bantu b'abana, wa mugore n'umwana bo bazasenga, bitewe nuko wowe chef de famille, chef d'orchestre, utahedinze, utari mu mwanya wa nyabyo. Rero ugomba gutunga umuryango wawe, ugomba kumenya ko wawuderivarinze kandi neza, umubiri physique no mu by'isi ifatika no mu by'isi y'ibidafatika. Niyo mpamvu rero muri no minsi dufite ikibazo cy'abagabo bavuye mu nshingano. Uko iminsi nyuma yo gukora icyaha, nyuma yo gukora icyaha, uko babigenda babisobanura no muri Edeni, Imana yavuze yuko igiye kuzajya ifata umuntu, ikiremwa kiri kuri iyi si, igiye kujya igiha 1/10 cy'igihe cyabagaho, n'ubushobozi ikagiha 1/10. Ni ukuvuga ngo umuntu wabaga imyaka 1000 ubu ngubu urambye birenze ni 100. Nimba itungo ryarabaga imyaka 10, nayo ubwo n'umwaka umwe rizaba n'urugero. Nimba iki rero niyo mpamvu natwe capacité intellectuelle, capacité yacu y'abagabo nayo yaragabanutse ugereranyije nuko umugabo wa mbere yarakwiye kuba ameze. Kera umugabo yareshyaga na metero 2-3 nkuko tubyumva Aburahamu